gushaka kabiri ni ukuvuga ngo gukora indahiro kabiri y'umugore y'abagore babiri. Yego. Automatique ni nko kuvuga ngo Kristo azongera apfa bwa kabiri asubire abambirwa irindi torero. Nicyo bishaka kuvuga. Yego. None se urumva ko icyo kitari kintu umuntu uzi byanditse urumva yagihera yagikora ashingiye kuki? Gushaka umugore umwe bivuga ngo ni Kristo umwami n'itorero rimwe. Yego. Aha, uko Kristo abanye n'itorero umugabo n'umugore n'abaruko babana. Kristo niyahukana, natwe tuzahukane. None se azahukana? Uwo itorero ryabo rigomba kumuba hafi rikamufasha. Icyo ari ikibazo gikomeye rwose. Nabivuze nkurikije Bibiliya. Uzi ko abantu batanazi icyo mariage bisobanura. Ahubwo katubwireho gake. Dore nanjye ndaho gusa. Uzi ko Mose yakoze mu butayu. Rigatuma Imana imubwira ko atazagera he? Kanani. Tuzi ko Imana yamwe akubite urutara akubite rimwe agakubita kabiri. Uzi icyo byari bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Uzi ko rwa rutara yari Kristo. Yego. Gukubita Kristo. Bivuze ko mu rupfu rwe. Yego. Arimo hazava isoko y'amazi y'ubugingo atanga ubuzima. Mose genda nawe kubita urutare rimwe. Urwo rutare rubaho iki? Rubaho amazi. Yego. Urwo rutare ni Kristo uzakubitwa rimwe agatanga amazi y'ubugingo. Yego. Mose gukubita kabiri. Imana ati Kanani ndafuse ntukigezeyo. Uzi impamvu? Gukubita kabiri urutare bisobanura ko yaravuze erere yakoze. Ko bivuze ngo Kristo azabambwa kangahe? Kabiri. Ko Kristo agomba kuzapfa kabiri. Ngiki cyatumye Mose agwa nzira. Ako Bibiliya rero menya tunayisoma nabi niyo mpamvu. Bibiliya rero ikibazo benshi batagiraho. Bibiliya ifite imvugo zibiri. Hari uko byanditswe hakaba n'ibihishwe mu byanditswe. Aposo, iyo ufite umuryango nk'uwo wishimiye unezerewe ukabona abafite titire nk'izo bamwe muri mwe bafite, abapastoro, ababishopu, bari mu manza z'amadivorce, uwo mushumba mubibona mute? Mugira agahinda cyangwa mubitekerezaho iki? Birababaje. Ubundi ni kimwaro ku itorero rya Kristo. Ikimwaro kibi kidashobora no kuvaho. Kubona umupastor uhagarariye Imana ari we urugo kuvuga ngo urugo rwe rwasenyutse, automatique itorero ryiwe ryagize gute? Ryasenyutse. Ntafite n'uburenganzira bwo kuyobora irindi torero na gato. Kuko Bibiliya ivuga ngo uwo mugira umupasiteri ni umuntu utunga neza abo mu rugo rwe, azi gutoza abana be kubaha Imana. Ibi iyo bimunaniye nta kindi kimenyetso afite. Hano ubwo bibaye rimwe kabiri gatatu ko kugira gute? Kuko divorce uwo yaba afite crise yo mu mutwe. Ubundi bibaza ko afite na crise ikomeye. Kuko no kwahukana rimwe na divorce imwe ntabwo yemewe ku mupastor. Imwe gutya ntabwo yemewe. Kandi iyo bishitse uwo byashikiye ari umupastor akadivorce, wenda dushaka kwemera ko yashaka kugira umugore watewe yagize ibibazo. Umugore yatewe akamunanira cyangwa umugabo yatewe yamunani. Niba umupastor ari umugore cyangwa umupastor ari umugabo. Nimba bashakanye yaratewe akamunanira rwose arabyemerewe ko batandukana. Ariko iyo batandukanye buriya abashatse buriya dusabwa 50% kuyiha ingo abagore bacu, 50% tukayiha Yesu. Yego. Iyo rero binaniye kubana n'umugore wanjye tugatandukana, ni ukuvuga ngo icyo Bibiliya insaba ni ugufata 50% nagiraga yo kwitwararika umugore wanjye nayo nkayizana kuri Yesu. Kwitwararika ubwami bikaba 100%.
kagumana n'ubwami kagumana n'ubwami nibyo ubwo buhindutse umurima n'umugore wanjye n'ibiki. Yego. Simfite uburenganzira bwo kongera gushaka undi mugore. Nteretse wa undi twashakanye ni numva ko yapfuye. Aho ndahita nshaka. Akiri munsi y'izuba. Simfite uburenganzira bwo gushaka. Kandi ninjya gushaka ndi umupagani. Yego. None se Musho, wihangane umbabarire nyikubaze nemye neruye. Kwari ubukwe twitegura gutaha nk'abashumba ko nzi ko muhabwa ama invitation mbere. Mwiteguye kubutaha. Bw'umupasiteri se? Ushaka wagize divorce ushaka gushaka? Atari imwe ahubwo ebyiri. Njyewe ni ya mbere ntabwo no. Ni pasiteri Mutesi arazwi. Afite ubukwe? Ejo bundi mu kwa gatatu. Yarakoze divorce? Kabiri. Yakoze iya mbere arongera akora n'iya kabiri. Akora arongera arashyingirwa nabwo akora indi uwa gatatu yitaba Imana ari we Rusagara waga muri Amerika. Ubu agiye gushaka uwa kane. Kandi uwa kane nawe mu itangazamakuru twakiriye ko yari afite undi mugore nawe batandukanye. Uwo itorero ryabo rigomba kumuba hafi rikamufasha. Icyo aba ari ikibazo gikomeye rwose. Nabivuze nkurikije Bibiliya. Uzi ko abantu batanazi icyo mariage bisobanura. Ahubwo katubwireho gake. Dore nanjye ndaho gusa. Uzi ko Mose yakoze mu butayu. Rigatuma Imana imubwira ko atazagera he? Kanani. Tuzi ko Imana yamubwira akubite urutara, akubite rimwe agakubita kabiri. Uzi icyo byari bisobanuye mu buryo bw'umwuka? Uzi ko rwa rutare yari Kristo. Yego. Gukubita Kristo. Bivuze ko mu rupfu rwe. Yego. Arimo hazava isoko y'amazi y'ubugingo atanga ubuzima. Mose genda nawe ukubita urutare rimwe. Urwo rutare rubaha iki? Rubaha amazi. Yego. Urwo rutare ni Kristo uzakubitwa rimwe agatanga amazi y'ubugingo. Yego. Mose gukubita kabiri. Imana ati Kanani ndafuse ntukigezeyo. Uzi impamvu? Gukubita kabiri urutare bisobanura ko yaravuze erere yakoze. Ko bivuze ngo Kristo azabambwa kangahe? Kabiri. Ko Kristo agomba kuzapfa kabiri. Ngiki cyatumye Mose agwa nzira. Ako Bibiliya rero menya tunayisoma nabi niyo mpamvu. Bibiliya rero ikibazo benshi batagiraho. Bibiliya ifite imvugo zibiri. Hari uko byanditswe hakaba n'ibihishwe mu byanditswe. Iyo rero uzi uko byanditswe gusa ufite ikibazo. Ushobora kwibeshya ngo urayizi ariko utayizi. Ugomba kumenya uko byanditswe, wamara ugashaka no kumenya ibihishwe mu byanditswe. Ntimba Bibiliya ivuze ibuye niko byanditswe. Yego. Ariko ibihishwe mu byanditswe ntabwo ari ibuye rivuzwe. Uraja gusanga Daniyeli ngo abona akabuye gatembagaye. Mu byanditswe ni akabuye. Ariko ibishwe mu byanditswe iri buye yari Kristo. Rizakubita igishushanyo kigashira ku maguru. Harimo ibumba n'ibiki. Bikaza kuba icyo gihe Kristo akaza kumanuka nk'akabuye karimbura cya gishushanyo cyari gifite inzahabu, ifeza, imiringa, ibyuma. Yego. Akabuye kakaza ku byuma. Ubwami bw'Abamedi, Abaperesi, Abagiriki, Abaroma. Yego. Kristo akaza ku ngoma y'abande y'Abaroma. Bya byuma byakubiswe n'akabuye. Ubwo rero ugomba kumenya hari uko byanditswe, hari n'ibishwe mu byanditswe. Ubwo rero Mose biriya yarakoze avuze ngo azabambwe kabiri. Imana ati garukiraho. Mariage ushakana k'umugabo n'umugore. Uwo tureberaho ni urugero rwa Kristo umwe. Yego. N'itorero rimwe. Gushaka kabiri ni ukuvuga ngo gukora indahiro kabiri y'umugore, y'abagore babiri. Yego. Automatique ni nko kuvuga ngo Kristo azongera apfa bwa kabiri, asubire
abambirwa irindi torero. Nicyo bishaka kuvuga. Yego. None se urumva ko icyo kitari ikintu umuntu uzi ibyanditse urumva yagihera yagikora ashingiye kuki? Gushaka umugore umwe bivuga ngo ni Kristo umwami n'itorero rimwe. Yego. Aha, uko Kristo abanye n'itorero, umugabo n'umugore n'abaruko babana. Kristo niyahukana, okay, natwe tuzahukane. None se azahukana? Kristo nimba ataradivorce njyewe nabihera he? Koca tureberaho iby'urushako ni Yesu n'itorero. Afite itorero rimwe, yapfiriye rimwe, si kabiri. Yego. Njyewe ndabihera he? Gukora amasezerano abiri. Aho nzaba mvuze ngo Kristo azabambwa kabiri. Yego. Urumva icyo gishoboka? Apostle, wenda isije nkaho tuyivaho tukajya kuyanyuma dusoza. Kambarize, hariho abantu bibyabayeho ugajya mu mategeko, mariage igafayiringa batarajya muri church, batarakora indi mihango, bivuze ngo bari bujye gukora divorce mu mategeko. Ese abo bantu ntago bemerewe umwe ku ruhande, wenda havutsemo ikibazo gituma tudakomeza ubukwe. Ese abo bantu babiri ntago bemerewe gushaka mu buryo bwabo bundi bakoze divorce mu mategeko gusa, batarabana na rimwe. Yego. Okay. Mu bwami ari abakristo. Ndavuga iyo ari abakristo. Yego. Iyo ari abakristo byo kuri biriya bibarwa ko ntibarabana ngo babe umuntu umwe. Abandi bari bwabane. Yego. Ngo babe umuntu umwe. Yego. Kuko amategeko yazanywe na development y'isi. Uko isi igenda yevoriwa, niho byaje, ariko biriya muri mariage ntibyari bisanzwemo. Yego. Gusezerana kw'amategeko ni ibintu byashizweho bitabagaho. Isezerano ry'abashakanye gusa ryabaga igihango kiri hagati y'ababiri n'imiryango ibiri, hanyuma bikaza kuba confirme bigeze mu nzu y'Imana kubizera. Yego. Bagahita babana, iyo bahuye bakabana nk'umugabo n'umugore, bagahuza imibiri yabo, ni isezerano riruzuye n'igihango kiruzuye. Nta yindi nzira bafite. Ariko iyo batarabana, bataranajya mu byizerwa ngo basezeranireyo, ari ibintu bikiriyo gusa, wenda banyuze mu mategeko, ariya nadufasha uburyo turi bubane muri iyi si n'uburyo tuzajera ubutunzi. Yego. Ariko mu buryo bw'ubumana si hariya bareba. Kumana bareba isezerano rya nyuma n'igihango mugirana imbere y'Imana. Yego. Iyo kiriya mwagikoze. Yego. Ni ibintu bikomeye kuba umuntu asezeraniye imbere y'Imana n'abantu mu rusengero. Yego. Umuntu wese uzabona yabikoze yasezeraniye, uzamenye ko nta yandi mahirwe afite.